Wari uzi ko ushobora kureba amafaranga TikTok yawe yakabaye ikwinjiriza? Hari uburyo buriho bwa TikTok Money Calculator ushobora kugenda ukandika username yawe ukoresha kuri TikTok, hanyuma bakakwereka ikigereranyo cy'amafaranga wakagombye kuba winjiza mu gihe TikTok yakabaye iguhemba. Nyigira tugendane nkwereka uburyo wabireba. Uraza hano kuri application ya Google Chrome iyi ngiyi, nurangiza uze hano muri search wandikemo aya magambo TikTok Money Calculator, nurangiza usacinge, nurangiza barakuzanira iyi website yabo, nurangiza uyikandeho uko nguko. Iyo ugeze hano bahita bagusaba TikTok username. Ujye kuri TikTok yawe urebe uburyo wandika username ya TikTok yawe, izina ukoresha kuri TikTok, nurangiza wishiremo ahangaha handitse enter TikTok username here, reka dushiremo ijyanjye, uyandike afatanye ntagere umwanya ushiramo harama hagati nimba koresha amazina yawe. Nurangiza ukande ahangaha nshize udufresh, tegereze gatoya. Urabona ko bahita bakuzanira profile ya TikTok yawe hano hejuru, urabona ko itigaragara ngiyi Ernest Mandazi. Noneho uscrolling gatoya umanuke hano hasi. Hano hasi bahita bakwereka aya mafaranga niyo TikTok yawe yinjiza. Noneho hano hasi bahita bakwereka aba followers ufite. Urabona ko ngiye mfite 20,020 n'abantu 700. Hano bagahita bakwereka totally likes ufite kuri TikTok. Ahangaha urabona ko mfiteho like 63,000. Noneho hano naho bahita bakwereka video umaze ku upload, maze gushiraho video 113. Twandikire muri comment usanze TikTok Money Calculator yawe iriho amafaranga ngahe. Ikindi ugomba kumenya, aya mafaranga ni ikigereranyo cya TikTok Money Calculator yawe, ntabwo ari amafaranga ya nyayo udasanga umbajije ngo uburyo wayabikuzamo. Ntiwibagirwe kumfollowinga.